Inshuti za Rwanda 24 mwaramutseho cyangwa se mwiriwe bitewe n'aho muherereye. Dukomeje kubaha ikaze kuri iki gitangazamakuru cyanyu, igitangazamakuru mukunda muri benshi uko mukomeza kubitwereka. Abari hirya no hino mu gihugu, mu bice bitandukanye by'igihugu, mu turere, imirenge, utugari n'imidugudu, mwese turabashuhuje tubashishikariza gukomeza gukurikirana igitangazamakuru Rwanda 24. Abari hanze y'igihugu, mu bihugu bitandukanye byikije igihugu cy'u Rwanda, harimo Burundi, Tanzania, Uganda na DRC, nabo turabashuhuje tubaha yambo kandi tubashimira kubw'ubufatanye bwanyu kuko mukurikirana ibiganiro byacu. Abari hanze y'umugabane wa Afurika, namwe tubahaye ikaze kandi turabibona ko mudukurikirana, turabashimiye. Kubw'ibyo rero, niba uri uwa mbere kuri iki gitangazamakuru, kanda subscribe ndetse usangize iyi nkuru na bagenzi bawe. Uyu munsi turababwira inkuru igezweho ivuga ko noneho umuhanzi umaze iminsi abica bigacika muri showbiz nyarwanda witwa Nyarwaya Innocent uzwi ku izina rya Yago Pondati, ubu noneho yashubije Minisitiri w'Urubyiruko ibyo amaze iminsi avuga. Abizi ko Minisitiri w'Urubyiruko amaze iminsi avuga ko aka gatsiko ka Big Energy Yago yashinze mu Rwanda gashobora kuzasiga gakoze ibara mu gihugu. Ubu tugiye kumva ese Yago we yabivuzeho iki, ese ibyo Yago yatangaje bishobora gutanga umusanzu mu kugarura ituze muri showbiz nyarwanda. Ni mu kanya rero mukumva ibikubiye muri ibyo Yago yavuze. Yago yemeye gufatanya na Minisitiri utuma twishima mu gushakira ibibazo biri muri showbiz. Umuhanzi Nyarwaya Innocent Yago Pondati, nyuma yo kwakira ubutumwa bwa Minisitiri Dr utuma twishima Jean Paul Abdallah, yemeye guca bugufi agaragaza ko ashaka gutanga umusanzu we mu gukemura ibibazo biri muri showbiz. Avuga ko aribyo byateje amatiku no gusebanya bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhanzi yashimiye Minisitiri Dr utuma twishima Jean Paul Abdallah ku ruhare agira mu gushyigikira abahanzi nyarwanda muri rusange ndetse n'urukundo yamweretse ubwo yitabiraga igitaramo cye cya mbere yakoreye muri Kigali amurika alubumu yise Z'Uwejo tariki 22 Ukuboza 2023. Yago yifashishije umuyoboro wa Yago TV show agaragaza ko ibitekerezo bye n'inzira abona yakemura ibibazo bigaragara muri showbiz byatumye nawe ahaguruka akirwanaho. Uyu muhanzi yemera ko yiteguye kuganira na Minisitiri Dr utuma twishima ndetse agatanga umusanzu we mu gushaka icyateza imbere imyidagaduro mu Rwanda. Uyu muhanzi yagize ati, nanjye naje kwirwanaho, nkora amakosa kandi nemera nsabira n'imbabazi. Rero Minisitiri aniteguye gufatanya nawe kurwanya akarengane gakorerwa muri showbiz nyarwanda, by'umwihariko bigaterekwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhanzi akomeza avuga ati, muzatuganirize kubera ko muradushinzwe mumenye ikiri mu mitima y'abahanzi. Hari abahanzi badashobora kuza kuri kamera ngo bagaragaze ukuri kw'ibyababayeho kubera gutinya ibyago bahura nabyo, batewe ubwoba. Ibi nibyo byakuruye amatiku n'inzangano. Uyu muhanzi kandi yavuze ati, ntimuze kumfata nabi nk'umuntu uje guhangana, munyumve nk'umuntu ushaka kubaka. Umunsi nahamagawe ngo mbivuge n'ibimenyetso nzabyerekana. Yagagaragaza ko abafana be biyise Big Energy atari agatsiko ahubwo ari abakunzi b'umuziki we ndetse bashaka kurwanya akarengane kari muri showbiz nyarwanda. Gusa yemera ko hari abashobora kwitwaza umutaka wa Big Energy bagakora amakosa cyangwa ibyaha nk'uko abandi bafana bakora amakosa ariko si uba wabatumye. Yagize ati, abafana ba APR cyangwa Rayon Sport bashobora gukora amakosa bagahanwa, njya mbona hari abahanwa ariko ntabwo ari ikipe iba yabatumye. Ntabwo Big Energy ari agatsiko, ntabwo ngamije gusenya, nta nubwo ngamije kuzana amacakubiri mu banyarwanda. Oya. Uyu muhanzi Yago agaragaza ko icyatumye ahaguruka akavuga
ari uko hari abahanzi bavuye mu muziki kubera akarengane bakorewe bafungirwa amayira n'abandi atashatse kugaragaza. Uyu muhanzi ubarizwa mu gihugu cya Uganda aherutse kumvikana nanone avuga ko yiteguye ibiganiro na bamwe mu bahanzi nyarwanda bazwi ndetse n'abandi bivuga ko bamugiriye nabi. Aha yavugaga ko uwitwa Safari Agaba umujyanama we yamubwiye ko yavuganye na Bruce Melody ndetse na Sabin bakaba baremeye kwicarana maze bakaganira ku makimbirane ari hagati yabo. Uyu muhanzi byumvikanye kenshi avuga ko muri showbiz nyarwanda harimo ibibazo byinshi bishingiye ku kagambane ndetse akaba ari nabyo byatumye ahunga igihugu nyuma yo kumenya ko ngo hari abari kumugambanira ngo bamwice. Nyamara umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB aherutse gutangaza ko uyu muhanzi agomba gukurikiranwaho ibyaha byo kubiba amacakubiri mu bantu. Ibyo uyu muhanzi we asobanura ko yabikoze kugira ngo yirwaneho ngo kuko yari yaratatse hakabura umutabara. Murakoze rero nshuti za Rwanda 24 igitangazamakuru cyanyu, turabashimira kuba mukomeze kutuba hafi, turashimira kuba mukomeye kutwereka ko turi kumwe namwe. Rero mukomeze mukore subscribe ndetse mukande like na comment, mukomeze mudushyigikire kuko muri abacu kandi natwe turi abanyu. Mugire ibihe byiza, mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.